mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezwaho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakiyende Sadoki, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyaza kuba ari wowe munyabyaha gusuhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugufa. Reka mbasuhuze kandi mbifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero nkaba ngira ngo ngusabe niba ufite uburyo urambure Bibiliya yawe mu rwandiko rwanditswe na Yuda. Urwandiko rwanditswe na Yuda ni igice kimwe cyonyine, ubundi kikaba gifite imirongo igera kuri 25. Tukaba rero turi burebe ku murongo wo muri icyo gice umwe wonyine, ni umurongo wa 3. Reka ayo magambo tuyasome, hanyuma turasenga Imana, dukomeze tureba ku nsanganyamatsiko yacu tugiye kurebaho uyu munsi wa none, igira iti kubera iki mu by'ukuri abantu benshi badafite kwizera nyako. Bibiliya irambwira mu rwandiko rwa Yuda, rwanditswe na Yuda, umurongo waho wa 3, bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Reka nsubiremo aya magambo hanyuma dusenga Imana. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Mana nziza, reka tugushime kandi tuguhimbaze, tugushimire umwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe, ndetse n'izindi mpano nyinshi, yaba iyo kuba duhumeka, yaba iyo kuba dushobora kuvuga, yaba iyo kuba dushobora gukora ibyo turi gukora byose. Mwami, no kuba nshobora kuvugira kuri iyi radiyo n'ubuntu bwawe. Na bene data n'abashiki muri Kristo Yesu bari hirya no hino bashobora gutega amatwi bakumva, n'ubuntu bwawe. Nta n'umwe muri twe wagira icyo akora ngo yigeze kuri ibyo ngibyo utabishatse. Niyo mpamvu tugushimye, kandi ubu tugushimiye n'aya mahirwe uduhaye yo kumva ijambo ryawe kano kanya. Reka umwuka wera akora umurimo mu mitima yacu, yaba jyewe uri hano, ndetse na mwene data uri ku buhanga bw'ibyuma, ndetse n'abandi bose bari gukora imirimo itandukanye, ngo iyi radiyo ishobore gusakara hirya no hino. Mwami, ntaba ari twebwe, ahubwo aba ari wowe. Abari hirya no hino bateze amatwi radiyo, Mwami, umwuka wera abakoremwo umurimo mu mitima yabo, twese duhindurwe n'ijambo ryawe. Urakoze rero kuri mwiza, kandi ko mva gusenga kwacu, ndetse ko witeguye gukora byinshi birenze n'ibyo tugusabye. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uyu munsi ndagira ngo turebe ku ijambo cyangwa se ku ntego igira iti kubera iki mu by'ukuri abantu benshi badafite kwizera nyako. Hari ijambo abantu tumenyereye, by'umwihariko muri iyi minsi ya none, ntabwo ari ijambo rya kera, ariko abantu benshi muri iyi minsi aya magambo uko ari abiri barayazi. Iyo uvuze ngo iki kintu ni fake, abantu benshi, n'umusaza yakubwira ati yewe jyana hirya, ntabwo nkeneye icyo kintu cya fake. Ijambo fake n'abantu benshi bazi yuko ari ikintu kitari icy'umwimerere, ni ikintu baba bagerageje guhimbahimba ngo bigane ikintu cy'umwimerere cyangwa se cy'ukuri, ariko icyo kintu kikaba atari ukuri. Iyo ugiye kugura telefone barakubwira bati iyi ngiyi rwose ni make, ariko uguziye
naya. Ubwo ukamenya ngo ya yindi bakubwiraga ngo ni make, ukamenya ngo ni fake. Ya yindi baguca menshi, ukamenya ngo ni original. Ijambo original naryo ni ijambo abantu benshi bamaze kumenya rwose, si ngombwa ngo ube warize. Umuntu wari we wese iyo abwiye ngo iki kintu ni original, amenya ko icyo kintu koko ari nyakuri, ari icy'umwimerere. Hari rero abahanga mu gukora ibintu bya fake. Fake rwose bakaba ari abahanga mu kubikora. Hari abo mbona bakora amasheneti n'ibindi bintu byinshi. Impeta hariyo naguze yari inciyemo kabiri, yari inciye urutoki, kandi bakakubwira ngo ni ka oru rwose, ngo gafitemo zahabu. Zahehe zirakajya. Ni fake. Ni ibirangi bafata bakabishyira ku kandi kantu k'akabati ukuntu, bakaguhereza ngo ni zahabu. Wareba koko ukabona bijya gusa na zahabu, ariko mu by'ukuri ibyo bintu atari zahabu. Wajya kugura inkweto, wayireba ukagira ngo ni inkweto y'akataraboneka, wayambara wasitara gato gusa ukayibura. Ya nkweto waguze yuzuye, ugataha wagera mu rugo ugasanga hasigaye akantu gato, indi yose utamenya aho yagiye. Kubera iki? Ni fake. Mwene magambo, ntabwo ari umwimerere. Ntabwo iyo nkweto ari nyakuri. Uko igaragara ntabwo ari kwiri koko. N'imyenda nuko, telefone nuko, ibintu byose harimo iby'umwimerere, harimo n'ibitari iby'umwimerere. Fake ndetse na original. Rero hari kwizera kwa fake. Abantu mwese mugiye kuvuga muti none ibi bintu Sadoka azanye ni ibiki? Reka nkubwize ukuri inshuti yanjye uteze amatwi y'iradiyo, hari ukwizera kwa fake, kw'igicupuri, kutari ukukuri, kutari uk'umwimerere. Ariko iyo urebye inyuma ugira ngo koko uko kwizera ni nyako. Reka mvuge neruye. Hari abantu benshi bavuga ko ari abakristo ndetse bitwara nk'abakristo, bajya kwambara nk'abakristo, ariko mu by'ukuri bakaba ari abakristo ba fake, batari ab'umwimerere, batari nyabo, batari nyakuri. Nyamara ariko hari n'abakristo b'ukuri cyangwa se b'umwimerere, koko bakaba ari abakristo. Uko bagaragara akaba ari nako bari, uko bavuga akaba ari nako bari. Biterwa nuko bafite kwizera nyako, badafite kwizera kwa fake. Abafite kwizera kwa fake ugira ngo ni abakristo, ariko mu by'ukuri abo bakaba atari abakristo. Reka mbinginge mumfashe turekere urutoki rwacu aho ngaho muri Yuda, mu rwandiko rwanditswe na Yuda, tubumbure muri Matayo igice cyaho cya 7, turebe amagambo Yesu yavuze ku kwizera kwa feke no kwizera kukuri. Matayo igice cya 7 ku murongo waho wa 24. Matayo igice cya 7 umurongo waho wa 24, Yesu yavuze ku kwizera nyako, kwizera nyakuri. Kwizera nyakuri. Matayo 7 umurongo wa 24, Yesu yari arimo abwiriza, arimo yigisha, aza kuvuga ku by'ukuntu abantu badakwiriye kugaya abandi kandi bo biretse. Avuga ku kuntu dukwiriye kunyura mu irembo rifunganye. Muri iki gice yari arimo yigisha, ariko ubwo yigishaga ahereye mu gice cya 5, aho yari ari ku musozi hejuru, ku musozi wa Elayo. Ahangaha rero arimo yigisha, yavuze ibintu byinshi cyane tutavuga ngo tubirangize kuri uyu munsi mu isaha imwe dufite, ahubwo ndagira ngo turebe ku murongo w'iki gice wa 24.
aho yavugaga ku kwizera nyako, kwizera kutajegajega, kwizera k'ukuri, kwizera gufatika. Yesu avuga aya magambo kuri uyu murongo ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Ibuka ko turi kuvuga ku kwizera nyako. Yesu ahangaha yavuze kuri uyu muntu wese, umuntu wese wumva. Ndagira ngo iryo jambo uriceho akarongo. Umuntu wese wumva, yaba uwize cyangwa utarize, yaba umunyamahanga cyangwa umuyuda, yaba umukire cyangwa umukene, yaba umuntu uwo ari we wese, ukomeye cyangwa uworoheje, umugabo cyangwa umugore, umwana cyangwa ukuze, umuntu uwo ari we wese wumva amagambo ya Kristo, ca akarongo kuri iri jambo akayakomeza, mwene magambo akayizera, akayahindura ubutunzi bukomeye mu mutima we, ayo magambo akaba ariyo yishingikirizaho. Ngo uyu muntu wumva aya magambo ya Kristo akayakomeza azaba nk'umunyabwenge, azaba umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ahangaha Yesu arimo aravuga mu mvugo ishushanya, ashaka kwerekana ko umuntu uzaba ari umuntu nyakuri, umuntu uzaba ari umukristo nyakuri, umuntu azaba ari umuntu w'Imana nyakuri, ntabwo ari umuntu barebera ku myambaro gusa, ntabwo ari umuntu bumva amagambo ye gusa, ntabwo ari umuntu bareba bakavuga bati uno muntu afite ingeso rwose nziza, ingeso ze nta kuntu atari umuntu w'Imana. Oya, ahubwo uyu muntu uzaba ari umuntu nyakuri Yesu ari kuvuga ni wa muntu wumva ijambo rya Kristo. Ntabwo ari ukumva imigani, ntabwo ari ukumva ibisigo, ntabwo ari wa muntu wumvise amateka ya Hitler n'abandi bantu bagiye bakomera ku isi. Oya, ahubwo ni umuntu wumva ijambo rya Kristo. Ndagira ngo kino kintu cyiteho kuko ni ingenzi cyane, cyavuye mu kanwa k'umwami wacu Yesu Kristo. Aravuga ngo umuntu wese wumva amagambo yanjye maze akayakomeza azahwana cyangwa se azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Reba ikizaba kuri uyu muntu ku murongo wa 25. Ngo imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe, reba rino jambo, ku rutare. Mana yacu ishimwe cyane. Yesu Kristo niwe rutare rukomeye cyane, niwe rutare ruzima. Ni nawe uri kuvuga yuko umuntu wumva amagambo ye akayakomeza, uyu nguyu rwose abashinzwe ku rutare. Ni nayo mpamvu agereranwa n'umunyabwenge, kuko ibyo aba ari kubaka cyangwa se ubuzima bwe aba ari kugenda anyuramo ntabwo biba ari impfabusa, ntabwo biba ari ibibeshyo, ahubwo ni nyakuri, ni nka zahabu yatunganijwe. Kandi uyu muntu noneho ntabwo ashobora kugwa kuko ashinzwe ku rutare. Kuki ashinzwe ku rutare? Nuko yumvise amagambo ya Kristo akayakomeza. Erega urwo ni rwo rutare maye. Kristo niwe rutare. Kumva amagambo ye ukayakomeza, uba urimo gushinga ubuzima bwawe kuri Kristo, cyangwa se uba urimo kuba umukristo nyawe, kuko uba ufite kwizera nyako. Kwizera nyako gushingira ku ijambo ry'Imana, ku ijambo rya Kristo. Umuntu yumvise maze iryo jambo akaribika mu mutima we, rikamurutira zahabu, rikamurutira imarigarita, rikamurutira ubutunzi bwo ku isi bwose, hanyuma iryo jambo yarihindura mwene ubwo butunzi butagereranwa, yaryizera mu mutima we, iryo jambo rikamuhindukira uku kwizera
niba ibyiringiro bitanyeganyega wari ukwiriye kugira uyu munsi wa none niba uteze amatwi iyi radiyo. Yesu avuga no ku kwizera kwa feke ku murongo wa 26 w'iki gice ndetse n'uwa 27. ndagira ngo utege amatwi wumve ukuntu Yesu yaravuze ngo kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze. Ibuka neza ibyo yari amaze kuvuga ku irembo rigari n'irembo rifunganye. Yavugaga ku nzira ijya mu ijuru n'inzira ijya muri Gehinomu. Ibi bintu nibyo yari amaze kuvugaho nshuti yanjye. Arangije aravuga ngo uwumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, ngo imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Icyo Yesu yari arimo kuvuga ati umuntu wese uhurura koko kumva amagambo yo muri Bibiliya, ariko ayo magambo ntaba ari yashingiraho kwizera kwe. Muyandi magambo, kwizera kwe kukaba ntacyo gupana n'ibyanditswe biri muri Bibiliya n'amagambo yavuye mu kanwa k'Imana, yavuye mu kanwa ka Kristo. Uwo muntu azaba ameze nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Ndagira ngo utekereze nshuti yanjye, mbese uri umunyabwenge wubatse inzu yawe ku rutare, cyangwa uri umupfapfa uri kubaka ku musenyi? Mu yandi magambo, nta kintu na kimwe gifatika ushingiyeho kwizera kwawe. Yesu yaravuze ngo imvura yaraguye, imivu iratemba, umuyaga urahuha, ngo byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo ngo kwabaye kunini. Mu yandi magambo, icyo bishatse gusobanura, nta kantu namba kasigaye. Ndagira ngo utekereze nshuti yanjye, Yesu ahangaha ari kuvuga mu mvugo ishushanya, ariko ari kuvuga ku mukristo nyakuri n'umukristo wa feke. Ari kuvuga ku kwizera nyako guhesha agakiza no kwizera kwa feke. Kwizera kwa feke ni uku nguku abantu bagenda bahurura bavuga, nge ndi umukristo. Mbese wizera iki? Ntacyo. Mbese wigeze usoma Bibiliya? Oya. Mbese hari ijambo ryo mu Bibiliya waba ushingiraho kwizera kwawe? Oya. Ariko nge nzi ko ndi kujya mu ijuru, nzajyayo cyangwa ntabwo nzajyayo. Simbizi niba nzagerayo cyangwa ntazagerayo, ntabwo mbizi. Uko kwizera ni kwa kundi kwa wa muntu wumva amagambo ya Kristo ntayakomeze akayihorera. Kwizera kwe ntabwo gushingiye ku bumenyi nyabwo bw'ijambo ry'Imana rizima. Uyu muntu rero aba afite kwizera kwa feke, nawe agahitamo umukristo wa feke, kandi uyu nguyu kurimbuka kwe kuzaba kunini. Nicyo Yesu yari arimo avuga igihe yavugaga ko iyi nzu ngo kurimbuka kwayo kuzaba kunini cyane. Uyu muntu nawe kurimbuka kwe kuzaba kunini. Hari umuntu umwe, umunsi ejo hari ku cyumweru, umunsi wabanjirije wari kuwa gatandatu, uwawubanjirije wari kuwa gatanu. Kuri uwo munsi nakoze imirimo nagombaga gukora, hanyuma nyirangije njyewe n'umugabo umwe w'inshuti yanjye tugenda tugiye ahantu twari tugiye gushaka ibyo twakwigurira byo gutunga imiryango yacu. Tuhageze tuhasanga umukecuru umwe, hanyuma numva ntakwiriye kuhava ntamubwiye ubutumwa bwiza. Dutangira kumubwira ubutumwa bwiza, dutangiye kumubwira ubutumwa bwiza, numvise tudakwiriye kugenda ngo tuhite tumubwira ubutumwa bwiza, ahubwo twagomba kubanza tukamenya uwo ari we. Uyu mukecuru yarantangaje cyane kandi aranambabaza cyane. Yantangaje muri ubu buryo, yantangaje kukuba azi neza yuko atazi aho ari kujya. Ni umukecuru ukuze, ariko yarambwiye ati sinzi niba nzajya mu ijuru cyangwa ntazajyayo, ariko
ngewe ikintu nkora nizera umubyeyi Bikira Mariya, nkizera n'umuhungu we Yezu, ndetse nkizera na padiri, nkizera abo bantu uko ari batatu. Ubwo rero najyayo ntazajyayo, ibyo byo ntago mbizi. Ndavuga nti mukecuru, ibyo ni byiza. Mariya rwose nta kibazo, mwizere. Yezu nawe mwizere, nta kibazo. Padiri nawe mwizere, nta kibazo. Nta kibazo rwose. Icyo ndi kukwibariza ni iki? Mbese urumva uzi neza yuko uri mu nzira nyayo? Urumva uzi neza udashidikanya kuzagera mu ijuru? Hatoya, ntabwo mbizi rwose. Sinzi niba nzagerayo, sinzi niba ntazagerayo. Urwo n'uruhande rwambabaje cyane, kuko yambwiye yuko we yabaye umukristo akiri uruhinja, atari yagira n'ubwenge. Ambwira yuko yabaye umukristo atari yamenya ubwenge, atanabizi. Ngo yarakuze asanga ari umukristo. Nise wabaye umukristo gute? Ati narabatijwe, ndetse rwose naranakomejwe. Nise urumva ukomeye mu kwizera kwawe? Ati yewe ntabwo nzi ibyo uri kuvuga, ntabwo nzi niba nzajyayo cyangwa ntazajyayo. Urwo n'uruhande rwambabaje cyane. Gusa naje gusanga ameze nkanjye. Mbere yuko numva ubutumwa bwiza, mbere yuko numva ijambo rya Kristo, maze iryo jambo nkarikomeza, maze iryo jambo nkaryubakiraho kwizera kwanjye, none uyu munsi wa none ndashima Imana. Haleluya. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu. None uyu munsi ndirimbana umunezero. N'abandi bera bose bari hirya no hino, nzi yuko bafite ibyo byishimo, nzi yuko bafite ayo mahoro yo mu mutima azanwa no kumenya neza yuko Gehinomu atariho ukirimo kujya. Njya ntekereza ku ndirimbo tujya turirimba ziri mu gitabo cy'icyatsi kibisi, zavuye mu kanwa k'abakristo bari bamaze gukizwa, hanyuma buzuye umwuka wera, bakaririmba indirimbo zitandukanye, hanyuma natwe tukajya tuziririmba. Kera ntari nakizwa naraziririmbaga, ubu rero maze gukizwa ntabwo nziririmba gusa, ahubwo mu mutima wanjye zirasibana, cyangwa se ni urudaca, kuko zirimo amagambo yuzuye ibyiringiro. None se oya, reka ne kuririmba, nzabitegura nze ndirimbe gikristo, nze ndirimbe nk'umukristo, ne kuririmba nk'umunyamwuga, ahubwo niririmbire nk'umukristo. Ijwi ryanjye ntushobora kurikunda, ariko disi we ndakubwiza ukuri ko nuzuye indirimbo mu mutima, nuzuye indirimbo, ndaririmba rwose yuko nabohowe. Ntabwo ngiye kuririmba kano kanya gusa. Icyo nashaka kukubwira, iyo umuntu azi neza yuko akijijwe, yewe nta kintu na kimwe gihesha amahoro nk'ubwo bumenyi. Ushobora kumenya amateka y'isi yose, ukamenya ubutabire bwose, ukamenya indege, ukamenya buri kimwe cyose gishobora kuba ari icy'ubuhanga kuri iyi si, ariko iyo utari wamenya Kristo neza n'agakiza atanga, ntabwo ushobora kugira amahoro yuzuye. Ariko kubw'ibyo, kubwo kumenya neza agakiza Imana itanga, ugira amahoro aruta cyane ay'abantu bashobora kwigera bamenya. Yesu yaje gukomeza avuga ku murongo wa 28 w'iki gice, ngo Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe. Yaramaze kuvuga ibiki? Yaramaze kuvuga ibintu byinshi nk'uko nabibabwiye. Amaze kwigisha ahereye mu gice cya 5 cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, arakomeza ageze muri iki gice cya 7 avuga ku bijyanye n'irembo rifunganye, yewe n'irembo rigari,
inzira ifunganye n'inzira ngari, yavuze ku nzira ijya mu ijuru n'inzira ijya muri gehinomu. Abantu barabyumva babitega amatwi. Arangije avuga ku kuntu umuntu wumva ayo magambo yaramaze kuvuga akayakomeza, uyu nguyu ngo azahwana n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, ariko uyumva ntayakomeze, uyu nguyu ngo aba ari nk'umupfapfa wubaka inzu ye ku musenyi. Ngo abantu bamaze kumva aya magambo ngo baratangara cyane, ngo batangazwa no kwigisha kwe, batangazwa n'inyigisho ze, kuko Yesu yarababwiye iby'ubugingo, ababwira n'ibyo kurimbuka. Yarababwiye yuko umuntu uhisemo ubugingo abuhitamo, kandi akaba ari umunyabwenge akaba ahisemo nk'umunyabwenge, ariko udahisemo ubugingo nawe uwo n'udahisemo kwizera ibyo Yesu Kristo avuga, uwo nguwo ngo aba ari nk'umupfapfa ugiye kubaka inzu ye, cyangwa se ugiye kubaka ubuzima bwe ku musenyi, igihe kikagera akarimbuka rwose ntazongere kwibukwa. Ngo batangazwa n'izo nyigisho ze, ngo kuko yabigishaga nk'ufite ubutware. Mu yandi magambo, yabigishaga nk'uzi ibyo ari kuvuga, yabigishaga nk'ufite imbaraga mu byo yizera, mu byazi, kandi n'uburyo abivugamo akabivuga nk'uzi ibyo ari kuvuga, nk'ufite ubutware. Ngo ntase n'abanditsi babo, cyangwa se ntase n'abigisha bo mu madini yariho muri icyo gihe. Ngo ntiyasaga nabo. Kubera iki? Yabigishaga nk'ufite ubutware. Yarasaga ku ngingo disi we. Mu yandi magambo, yarasaga ku ngingo. Hari abantu benshi batakwereka inzira ijya mu ijuru, hari abantu benshi batakwereka inzira ijya muri gehinomu, hari abantu benshi bakubwira ko ari abigisha, ariko ntagukure mu rungabangabo, akagusiga mu rungabangabo, ntakwereka inzira ikujyana muri gehinomu, ngo akwereke n'ikujyana mu ijuru, maze ngo akubwire ngo hitamo none inzira ukwiriye kunyuramo, ukaguma aho ngaho uri mu rungabangabo, utazi iyo uri kuva, utazi iyo uri kujya, hanyuma ukazatungurwa n'iherezo. Kandi warahuye n'abigisha benshi. Tega amatwi kuri uyu munsi wa none, tugaruke mu rwandiko rwanditswe na Yuda, urebe icyo Yuda yavuze. Nicyo ngira ngo tuganireho uyu munsi wa none. Kubera iki mu by'ukuri abantu benshi badafite kwizera nyako, bakaba bafite kwizera kw'igicupuri? Impamvu ari ukwizera kw'igicupuri nuko badafite ibyiringiro byuzuye, nuko badafite ibyiringiro bishikamye, bihamye, bigera mu gihe cyangwa se mu bugingo buhoraho bw'iteka ryose. Bushize twavuze ku mugaragu w'Imana Yobu, yari afite kwizera guhamye ku buryo yatinyutse akavuga ati, nubwo ndeba hirya nkareba hino nkareba epfo nkareba ruguru simbona Imana, ariko ndabizi disi we, mu kwizera nzi kwiriho, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. Mu yandi magambo, icyo yari arimo kuvuga nuko kwizera kwe kutagarukira kuri izi nyama n'amaraso, kuri ibi bifatika bigaragarira amaso y'abantu, ahubwo kwizera kwe kwarahingukaga kugapfumura kukagera mu rupfu, kukarunyuramo kukagera hirya yako, hirya y'izuba, hirya y'aho abantu bashobora kureba no kumenya ibihari. Yobu akabona ko naho ngaho azabona Imana, yambaye undi mubiri w'ubwiza, amaso yareba neza, akareba Imana yambaye undi mubiri. Mana yacu ishimwe cyane. Ntabwo yari kuvuga ibyo adashingiye ku ijambo rizima rya Kristo riri muri iki gitabo cyitwa Bibiliya. Rwandiko rwanditswe na Yuda, umurongo waho wa 3. Yuda yari umukristo. Yuda yari umusirikare wa Kristo. Yuda ntabwo yari ajenjetse mu kwizera kwe. Yuda ntabwo yahuzagurikaga ngo abe akeka ko izi nyigisho nazo ushobora gupfa kuzumva
ko nazo zishobora kuba ari iz'ukuri, ko utamenya neza. We yari azi neza inyigisho nzima, yari azi neza ibyo akwiriye kwizera n'ibyo akwiriye kutizera. Yuda umurongo waho wa 3 yararanditse, reka mpere ku wa mbere disi we, ntabwo ndi buhatinde. Yuda imbata ya Kristo kandi mwene se wa Yakobo, ndabandikiye mwebwe abahamagawe bakundwa, kuko muri mu Mana Data wa twese, mukarindirwa Yesu Kristo, imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwe. Ku murongo wa 3 ari naho nshaka aya magambo Yuda agiye kuvuga ni amagambo ari kubwira bizera nyakuri, ni amagambo arimo kubwira abakristo nyakuri, ni amagambo mazima ashaka kubabwira. Kuko aya magambo ndagira ngo nk'uko tugiye kubibona, nuko aya magambo ari ibyiringiro bizima, ni ibyiringiro by'iteka. Reba, yaravuze ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza. Ariko cakarongo kuri iryo jambo disi we, agakiza, agakiza dusangiye. Urumva yararimo kubwira abantu bameze nk'uko yavuze ari hariya haruguru, abantu babaye imbata za Kristo, abantu bamaze kugurwa na Kristo, akaba yaratuguze, yishyuye amaraso ye y'igiciro cyinshi, akaba ariyo yishyura akatugura, hanyuma tukabohorwa aho kuba imbata za Satani, ubu tukaba turi imbata za Kristo. Abo rero nibo yararimo kubwira, kandi ako ni nako gakiza. Gucungurwa ni ukugurwa, kongera kugurwa. Yesu Kristo yongeye kutugura. Kubera iki yongeye kutugura? Nuko twarabe, niwe waturemye, hanyuma Satani aradushimuta. Adushimuse, Yesu yongera kutugura, kuko twari imbata za Satani. None kugira ngo tubohoke, tubohorwa na ya maraso y'igiciro cyinshi Yesu yameneye ku musaraba. Rero abo ngabo babatuwe, abo ngabo bamaze kugurwa n'ayo maraso, Yuda arimo aravuga ati dusangiye agakiza. Kandi aravuga ngo niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura, kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera, ibyo kwizera, cyangwa se mwene magambo inyigisho nzima. Reba rino jambo rikurikiraho, abera bahawe rimwe. Abera hari abantu benshi cyane kuri iyi si bazi ko nta muntu n'umwe utunganye imbere y'Imana uri kuri iyi si. Nyamara Bibiliya ivuga inshuro ntazi neza umubare ko kuri iyi si hari abera. Dore ngaha na Yuda yarabivuze, abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Aba rero yararimo kubwira ko arimo kubahugura ngo barwanire ibyo kwizera. Abera bahawe rimwe gusa nuko bari bahari, kandi nuko ibyo bizera bari bakwiye kubihagararaho. Hano ntabwo yararimo kubabwira gufata inkota ngo barwane, ntabwo yararimo kubabwira urugamba rw'umubiri, oya, ahubwo yararimo kubabwira urugamba rwo mu mwuka, ko bakwiriye kurwanira ibyo kwizera. Bari bakwiye gushishikarira kuguma muri ibyo byizerwa bizima. Abera bahawe rimwe. Ndagira ngo mubumbure Bibiliya zanyu hano mu Baroma igice cya mbere umurongo waho wa 16. Pawulo yaravuze ngo erega ubutumwa bwiza ni impano y'Imana, ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Kandi avuga ko ubutumwa bwiza butamukoza isoni. Impamvu butamukoza isoni ni iyihe? Ni uko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa.
erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Dusangiye agakiza. Nta nzira nyinshi z'agakiza zihari. Abakijijwe bose bagomba gukizwa mu buryo bumwe, ari nabwo Yesu yigishije, aribwo intumwa zigishije, aribwo abahanuzi bavuze. Inzira y'agakiza ni imwe yonyine. Ariko ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi wa none abantu benshi umubajije uti wakijijwe ute, akubwira ibintu byinshi cyane bifitanye isano n'idini ye. Akakubwira ati rwose gutya na gutya, undi akakubwira ati gutya na gutya, undi akakubwira ngo gutya na gutya. Ni bake bakubwira inzira nyayo y'agakiza, ariko dukizwa mu buryo bumwe. Hariho inzira imwe y'agakiza. Ndagira ngo urebe mu Byahishuwe igice cyaho cya 14. Byahishuwe igice cyaho cya 14 umurongo waho wa 6. Ibyahishuwe igice cyaho cya 14 umurongo waho wa 6. Bibiliya irambwira ngo, nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Ijambo ngira ngo uceho akarongo ni ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Hano muri Yuda umurongo waho wa 3, Yuda yabwiye abizera ko bakwiriye kurwanira ibyo kwizera. Ibyo kwizera ni biki? Ni ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero burimo ibice 4. Nimvuga ibice 4 ntugire ngo ni ubutumwa butandukanye, ahubwo Bibiliya iyo ivuze ijambo ubutumwa hari uburyo 4 ibivuzemo ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza mu yandi magambo ni inkuru nziza. Ndagira ngo nkubwire ibyo bice 4. Niba ufite aho wandika wandike. Ubutumwa bwa mbere Bibiliya ivuga ni ubutumwa bwiza bw'ubwami. Urebye muri Matayo igice cya 3 umurongo waho wa 2, hari ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubutumwa bwiza bw'ubwami. Hanyuma ku bwa kabiri, ku nshuro ya 2, Bibiliya ivuga ku butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Iyo ngeze aha ngaha mba numva nshaka gutera haleluya ikomeye cyane, nubwo no haruguru ariko bimeze. Ubutumwa bw'ubwami. Ubutumwa bw'ubwami hano twabonye ni ubutumwa cyangwa se ni inkuru nziza yuko Imana igambirira kuzishyiraho ubwami, igasohoza isezerano yasezeranije Aburahamu mu buryo bwuzuye, mu mitegekere n'iki byose. Hano ku isi hose Imana igashyiraho ubwami, umwana wayo akima ingoma. Ntabwo turi buhatinde cyane. Ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana cyangwa se inkuru nziza y'ubuntu bw'Imana. Ahangaha ni inkuru nziza yuko Yesu Kristo, umwami wanzwe n'abantu be, yapfuye ku musaraba azize ibyaha n'ibicumuro by'abari mu isi. Hanyuma akazuka akava mu bapfuye kugira ngo atsindishirize twebwe abanyabyaha bari bakwiriye kurimbuka, kandi kubwe abizera bose baratsindishirizwa ku bintu byose. Rero ubu butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ndagira ngo urebe ukuntu Bibiliya ibuvuga. Hamwe mu Baroma igice cya 1 umurongo wa 1, Bibiliya ivuga yuko ari ubutumwa bwiza bw'Imana. Kubera iki?
kubera ko iyo nkuru nziza ifite isoko mu rukundo rw'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Kandi ahandi mu Bakorinto ba kabiri igice cya 10 umurongo wa 14 Bibiliya ivuga yuko ari ubutumwa bwiza bwa Kristo. Kubera iki? Ni ukubera ko iyi nkuru nziza itemba mu gitambo cya Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo niwe shingiro ryo kwizera kuzima. Mu Byakozwe n'Intumwa gice cya 20 umurongo wa 24 havuga yuko ari ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Kubera iki? Kubera yuko bukiza abamategeko yagize ibivume, barimo na Sadoki. Kubw'amategeko nari ikivume, ariko kubw'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana Sadoki ndaririmba yuko nabohowe rwose kimwe n'abandi bera bose. Muri Timoteyo wa mbere igice cya 1 umurongo waho wa 11 hatwereka yuko ari ubutumwa bwiza bw'ubwiza. Kubera iki ari ubutumwa bwiza bw'ubwiza? Nuko buvuga kuri uwo nguwo uri mu bwiza kandi uzana benshi mu bwiza. Shatse waza kureba Abaheburayo igice cya 2 umurongo waho wa 10. Niwe uwo nguwo uri mu bwiza, niwe uzana benshi mu bwiza. Mu Befeso igice cya 1 umurongo waho wa 13 ngo ni ubutumwa bwiza bw'agakiza. Bibiliya niko ibwita ubutumwa bwiza bw'agakiza. Kubera iki? Kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Ubu butumwa bwiza cyangwa se inkuru nziza ntabwo ari amagambo umuntu yumva ngo asigare ameze nk'uko yari ameze, ahubwo iyi nkuru nziza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Niko mu Baroma igice cya 1 umurongo wa 16 havuga. Kandi noneho ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana Bibiliya ibwita ubutumwa bwiza bwo kudakebwa. Uze kureba mu Befeso 10 igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 7. Kubera iki ari ubutumwa bwiza bwo kudakebwa? Nuko binyuze muri Kristo Yesu, nuko ubu butumwa bukiza burundu. Bukiza burundu. Uwizeye Yesu Kristo aba akijijwe rwose. Kandi Bibiliya ivuga neza mu Befeso igice cya 6 umurongo waho wa 15 ko ubu butumwa ari ubutumwa bwiza bw'amahoro. Kubera iki ari ubutumwa bwiza bw'amahoro? Nuko binyuze muri Yesu Kristo umunyabyaha yiyunze n'Imana. Umunyabyaha yiyunze n'Imana, kandi noneho ahabwa amahoro yo mu mutima. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ubwa gatatu ni ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Hariya twamaze gusoma mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo waho wa 6 harabivuga yuko ari ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ubu butumwa buzabwirwa abari mu isi yose ku iherezo ry'akarengane gakomeye kazaba hano ku isi. Ndetse ubu butumwa buzavugwa mbere gato y'urubanza rw'amahanga yose. Ntagiye dufite ngo dukomeze tuvuge kuri ibyo bihe, kuri iyo ngenga bihe, ariko ndagira ngo nkubwire neza yuko ubu butumwa si ubutumwa bwiza bw'ubwami, nta nubwo ari ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nubwo ubu butumwa buvuga ku rubanza, ntabwo ubu butumwa ari ubutumwa bwiza bw'agakiza. Ahubwo iyi ni inkuru nziza izabwirwa Abisirayeli, izabwirwa abantu bose bazaba bamaze gukizwa muri iki gihe cy'akarengane. Ni inkuru nziza izababwirwa ijyanye n'umugambi w'Imana, Imana izaba igiye gukora. Hanyuma ubwa kane ni ubutumwa Pawulo yita ubutumwa bwe. Avuga ko ari ubutumwa bwe, cyangwa se yaravuze ngo ni ubutumwa bwanjye. Mu Byahishuwe no mumbabarire mu Baroma igice cya 2 umurongo waho
wa 16. aha ni naho tugiye gusoreza. Abaroma igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 16. Bibiliya irambwira ngo kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izacirira abantu ho iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Pawulo ubu butumwa ari kuvuga ni ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ariko mu magambo yuzuye, mu mwuzuro wabwo, uko itorero rimeze, uko abizera bakwiye kumera. Ibyo byose nibyo Pawulo yavuzeho, kandi avuga neza ko atari amagambo ye, ahubwo ni ubutumwa bwiza yahawe. Nshuti mukundwa, ndagira ngo nkubaze, mbese ufite kwizera kuzima? Mbese uyu munsi wa none ufite ibyiringiro bitajegajega? Uzi neza uri kwerekeza? Icyama Imana igakora ku mutima wawe. Mana, icyama ukareba buri muntu wese uteze amatwi y'iradiyo, maze ukamugirira neza, akisuzuma, akareba neza niba koko kwizera kwe gushingiye ku ijambo ryawe, kuba yarumvise ijambo ryawe akaryizera. Yasanga atari byo, Mana ukamufasha, akareka kubaka ku musenyi, ahubwo agahindukira akaza kubaka ku rutare, akaza kubaka ku ijambo ryawe, kugira ngo imvura nigwa, imivu nitemba, isuri igahurura, imiyaga igahuha, azasigare akomeye, kuko ashinzwe ku rutare. Urakoze Mana, kwiri jambo turyumvise, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese ye impanda ivuze, Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka guha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero 0783001646. Imana iguha umugisha. Kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu.